tubasuhuze kandi tubahereze ikaze bakunzi bagubwa neza TV. Twagarutse rero kuvura indwara z'umubiri. Twababwiye kuko kuri Bohoka Wisanzure TV tugerageza kubavura indwara z'umutima. Ahangaha rero kuri Gubwa Neza TV turebana n'indwara z'umubiri. Twagarutse rero kuri Gubwa Neza TV hajya twigira hamwe kugira ubuzima buzira umuze, kugira ubuzima bwiza. Reka rero tubakire abantu muri hirya no hino mudukunda, mwari munadukumbuye. Murabona kuko rero nkuko ngira ngo abakomye akajisho ku kiganiro cyangwa se ku nyigisho mperutse gutanga kuri urubuga rwacu rwa Gubwa Neza kugira ngo tugire umubiri mwiza, umubiri uzira umuze, roho nziza itura mu mubiri muzima. Murabona ko ya jaride rero n'ubundi niyo nicayemo. Ndi muri ya jaride nababwiye ngo bamwe bajya bita ngo nakarima k'igikoni, nyamara ibumbatiye intungamubiri, vitamine n'umuti. Burya mu birungo byinshi dukoresha bimwe ni ibirungo kandi bikaba n'ibinyobwa. Uyu munsi rero turarebera hamwe ku kirungo kikaba n'ikinyobwa nk'uko mubibona muri jaride nicayemo, icyo bita rosemary cyangwa se bamwe bakita ngo ni romari. Hari ababibona nk'ibyatsi bisanzwe batazi ko ari umuti karundura, batazi ko ari umuti kabuhariwe, ariko nagerageje nababwiye kuko nyene nk'umuntu w'umwarimu kandi ushinzwe kubasobanurira no kubigisha ibyo dukwiye guhereza uyu mubiri wacu kugira ngo ya roho nziza iwuturemo. Ni Pasiteri rero Habyarimana Crete muri kumwe aha muri cya kiganiro rero cyo kurwanya indwara zugariza umubiri, ndetse mu by'ukuri tukareba rumare. Uyu munsi turiga nabatambagije jaride yanjye. Umuntu utarabashije kureba inyigisho mperutse gutanga ni y'iminota itarenze n'itatu, aho nandi kubatambagiza jaride yanjye mu rugo. Uyu munsi rero nayicayemo, ariko niyibanda cyane ku kirungo kikaba n'ikinyobwa bita rumari. Bamwe bakita ti, bakunda kukinywa mu cyayi, abandi bagifata nk'icyatsi gisanzwe, ariko ni kirungo kandi kikaba kikinyobwa, ariko kikaba gifite akamaro gashobora kuba abantu benshi batakazi. Hari n'indwara nyinshi mujyana kwa muganga zakagombye kuvurwa n'ibiryo muryo kandi bitagombeye amafaranga menshi, kandi bamwe bajya muri za sauna bakishyura amafaranga ryaguye. Niyo mpamvu rero Gubwa Neza TV yabazi ahangaha kuri uru rubuga kugira ngo umuntu wese azajye yiyumvira amasomo. Rumari rero, mbese rumari ubundi mwe mwavuga ibi nakoze ubushakashatsi ndeba muri encyclopédie, ndeba ndetse no n'igitabo cyanditswe cyitwa Médecins Plantes cyangwa se la Médecins sur la plante. Iki kihingwa rero cyangwa se iki kirungo kikaba n'ikinyobwa bamwe bita ti mu Kinyarwanda, ariko mu by'ukuri Kinyarwanda cyiza ni romari. Mu Gifaransa bakita rosemary, mu Cyongereza bayita rosemarine. Urumva ni icyatsi mukunda kubona, mushobora kuba mugituraniye, mushobora kubona ntacyo kimaze, ariko nagira ngo mbasobanurire uretse kuba ikirungo gusa, ahubwo kibumbatiye n'umuti urwanya indwara zitandukanye mu buzima bwacu. Mbese wari uzi ko iki kirungo mwita ti cyangwa rosemary kirwanya indwara ya stress, agahinda gakabije, kiruhura ubwonko kandi kikarwanya n'indwara ya kanseri? Wari uzi neza ko iki kirungo kukirya mu biryo cyangwa se kugifata nk'ikirungo cy'icyayi, nk'uko bamwe bagifata nk'ikirungo cy'icyayi, gifasha impyiko kuyungurura neza imyanda, umuntu akajya kwihagarika, abantu bajya kwihagarika bafite ibibazo? Mwari muzi ko iki kirungo cyangwa se iki kinyobwa bita romari, ndiko kibereka muri kukibona ko nicaye mu murima wabyo. Ahangaha mfite na video igaragara neza, nayo ndayiba sharinga kugira ngo mu by'ukuri hatagira umuntu utekereza kuko kiri inyuma gusa yanjye, ahubwo ngifite nimwo nicaye. Aha ni mu muti kandi ni ikirungo.
ntabwo rero kivura cyangwa se gikumira agahinda gakabije, ko gituma ubwonko buruka. ukirya mu biryo, kunywa icyayi kirimo, bikaba byiza icyayi ushyizemo ubuki hatarimo isukari. iyi rumari cyangwa se rosemary, iyo uyishyize mu cyayi ugashyiramo byibura akayiko, ukakinywa byibura 3 mu cyumweru. ku bantu bakunda kugira agahinda gakabije, ntabwo bigombera kugira ngo ujye gushaka abajyanama b'indwara zo mu mutwe cyangwa se abagufasha kugira ihumure. iki kirungo kandi kikaba kikinyobwa bita rumari, niyo mpamvu mbazaniye amakuru meza kugira ngo abantu bagira indwara ziteruka ku gahinda gakabije. ariko ni na prevention irinda iyo ukirya mu biryo byawe bya buri munsi. njyewe nakwifuriza kuba wagihinga, kuko ni ikintu ugomba guhinga muri jardin toya cyane, akantu gato cyane mu rugo ufite. wanagishyira no mu ivaze ugatereka uruhande rw'umuryango. uko utetse ibyo kurya ugasoromaho amababi ugashyira mu byo kurya byawe, uba uri kwirinda kanseri. ntabwo ari kanseri gusa, nababwiye kuko kirwanya agahinda gakabije, kiruhura ubwonko muri makeya. iyo ni rosemary rero turimo ahangaha. rero iki kirungo nk'uko nababwiye, ntabwo ari ukurwanya stress gusa na kanseri, ahubwo kinabasha gufasha ba bantu babura ibitotsi, ba bantu badasinzira. kukinywa mu cyayi navuze kuko byaba byiza icyayi udashyizemo isukari, kuko burya isukari akenshi iba ifite navuga ko ifite imbaraga zishobora gutuma iki kirungo cyacu ko nacyo ubwacyo kifitemo agasukari, isukari kubana nyinshi. ariko buriya ubuki nabwo muzi ko bwifitemo isukari, ariko buriya ubuki bugira isukari y'umwimerere ituruka mu bihingwa bitaciye mu ruganda. ubwo yahura n'aka gasukari kari muri rosemary yacu, igatuma umubiri urusha kuruhuka. iki kirungo cyacu rero romari nk'uko tukita mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ariyo bita rosemary ku bavuga igifaransa. ariko hari n'abandi bakunze kukita ngo ni tea. hari abajya bavuga ngo ni tea. hari abantu bamwe cyangwa bavuga ngo iyi ni tea, bavuga ngo tea. ushobora rero kuba utajya ugikoresha cyangwa utekereza ko ari ukugikoresha gusa kubera agahumuro keza kigira, ariko n'ako gahumuro nako ni keza, kuko buriya n'umuntu ukunze gukoresha rumari mu cyayi agira ahumeka umwuka mwiza, guhumeka neza, ukagira umwuka mwiza mu bantu. wahumeka abantu bakumva ufite umwuka mwiza. mwari muzi ko hari n'abasohora umwuka utari mwiza mu kanwa. iki kirungo rero kandi kikaba n'ikinyobwa gituma umuntu ashobora kugira umwuka mwiza. hari abantu batagira apeti y'ibyo kurya. iyi rumari ku muntu utagira apeti ni umuti ukomeye. kirye mu byo kurya, kinywe mu cyayi. apeti wabuze, ubwo ngemba hano kuri Gubwa Neza TV nababwiye ko mu by'ukuri ngomba kubasobanura kandi ngakora ubushakashatsi bw'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ya roho nziza y'Imana igomba gutura mu mubiri muzima. niyo mpamvu navuze ati iri ni ishuri, umuntu wese uzaza muri iri shuri ntabwo mu by'ukuri azagendera aho ngaho. rumari rero uretse kuryoherwa gusa, ahubwo buriya iyi rumari rosemary inabasha kurinda umunaniro. irinda umunaniro kuko ifasha amaraso gutembera nk'uko bikwiriye, ntiyirukanka ngo arenge urugero, ahubwo akayashyira ku rwego rugendanye n'umubiri wawe. hari ikindi kintu rero gikomeye rumari mara ku bantu bagira inkovu nyinshi ku mubiri. abantu bagira inkovu nyinshi, rumari yifashe ukayisiga, ukayifata ukayivuguta ukayisiga ahantu hari inkovu inshuro 3 cyangwa 4, byibura mu cyumweru 3, mu byumweru 3 ya nkovu iba yasibanganye. rumari rosemary waruzi neza kuko ivura inkovu. reka mvuge ku bantu badakunda inkovu, gusanga umuntu yakomeretse ahantu arahareba akabona hamuhinduye isura. uyu ni umuti
utabashe kujya kugura aya mavuta azabasha kukwicira uruhu. Uyu ni umuti w'icyatsi twihingira, byakozwe n'ubushakashatsi n'abaganga n'abahanga mu bushakashatsi mu binyabutabire, bagaragaza ko rero kuvuguta ugasiga hari inkovu, nyuma y'ukwezi ya nkovu yawe irasibangana, ntuzamenye neza kuko yigeze kuhagera. Rero niba mu by'ukuri wari ufite ikibazo cy'inkovu ubona iri ahantu hasa naho hakubangamiye, urumva kuko hano kuri Gubwa Neza TV twagushakiye umuti. Bajya rero bagira imitsi ikunda kubarya, ugasanga baragorwa n'indwara z'imitsi. Iyi rumari nayo ni igisubizo cy'indwara z'imitsi. Ntabwo ari imitsi gusa kuko yongera n'umunezero, akanyamuneza kuri abantu bagira umunabi. Igihe cyose ukumva ufite umushiha, rumari ni imwe mu gisubizo. Kuyinywa mu cyayi mu gitondo, wiriranwa akanyamuneza ku mutima, kwirirwa uvuga neza, wabona n'ibikubabaza ukarenzaho kwitambukira, mbega ukaba umuntu mushya. Iki ni ikirungo kandi ni ikinyobwa cyongera umunezero, cyongera akanyamuneza ku mutima. Ahari umunabi hagahinduka. Wari uzi neza kuko kubera buriya umunabi akenshi ukunda guturuka ku munaniro w'ubwonko. Ubwonko bukakira ibintu mu buryo budasobanutse, ariko ubwonko buri gukora neza, ikintu cyose kibasha gushyirwa mu mwanya wacyo. Icyo uyu romari rero ikumarira ni ukufasha amaraso gutembera neza ku buryo bukwiriye, igatanga ogisijene mu buryo buhagije mu mutwe, ku buryo ya ogisijene twinjiza mu mazuru ikabasha gutembera mu bwonko neza. Wa munaba hari umunabi hakaza umunezero. Iyi romari rero nabwe kuko ejo bundi nabwe kuko video ibanziriza iyi muzayirebe, nabatambagije akarema k'igikoni nako nicayemo kuri uno munsi. Niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo muzayirebe, murebe buryo ki naberetse ibirungo kandi ibyo kunywa bitandukanye kandi bivura n'indwara zitandukanye. Ntabwo ari ibirungo gusa kugira ngo biryoshye ibyo kurya, ahubwo binavura indwara zitandukanye. Iyi rumari rero inafasha igogora, urwungano rw'igogozi, ifasha igifu kugira ngo iyungurure neza ibyo kurya turya. Ibifite umumaro bijye mu mwanya wabyo, ibidafite umumaro nabyo bijye mu mwanya wabyo, kandi ku rugero rwiza, ku buryo udasanga ibintu byagugaraye mu nda. Hari umuntu arya buriya hari ibintu turya n'ubwo arya ibintu byiza, ariko kubera ibirungo birimo ugasanga mu nda byabaye uruvangitirane. Ari naho nyene hajya hamara igihe kinini, ubwo ruvangitirane akaba ariko ruzabyara iki? Rukabyara kanseri. Iyi rumari rero nabwe ko ikumira kanseri itaraza. Iri kurinda hafi 80% gufatwa n'uburwayi bwa kanseri butagira umuti. Rero ikindi ngo ifungura imiyoboro y'amaraso, amaraso agatembera neza mu mubiri. Burya rero amaraso ari gutembera neza mu mubiri, uba ufite imbaraga, uba ushobora kwiga ugafata. Kuko iyi rumari turabona kuko kwa gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, ivura abantu bagira umutwe udakira. Umutwe udakira usanga ari abantu benshi bavuga ko bafite umutwe udakira. Iki rero ni kimwe mu gisubizo cy'abantu bagira umutwe udakira. Iyi rumari rero ituma n'umubiri uhora uhehereye, umubiri uhora utoshye, umubiri uhora usa neza, nta minkanyari, nta sura mbi, umubiri uhora umeze neza. Iyi ndayikoresha rwose. Iyi rumari ndayikoresha, ifasha ibintu byinshi. Ni umuti kandi noneho ikanarwanya na diyabete. Ku bantu rero barwaye diyabete, rumari kuyinywa mu cyayi ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ifasha kuyungurura amaraso akakira isukari ikwiriye. Idakwiriye ikajya mu myanda habigenewe.
iyi rumari rero nk'uko twabibonye kuko ni amakuru dukesha encyclopédie médecin plante. Iyi encyclopédie médecin plante rero ntabwo ari ibintu by'ibihimbano ugiye gusura za bibliothèque ubisanga ko ntabwo twabazanira amakuru y'ibintu by'ibihimbano, tugomba kubanza gukora ubushakashatsi. Ibi rero mu by'ukuri iyo tuvuze ngo rumari igomba gukumira indwara, ndagira ngo hano mbanze ndebe neza ntaza kugira ngo iyo mvuze ngo rumari igomba gukumira indwara mba mbabwira ngo nyabunega uyu muti ntubarengeho. Uyu muti rwose ntabwo ugomba kubarengaho kuko ni umuti kandi ukaba n'ikirungo. Ni umuti kandi ukaba n'ikirungo. Iyi rumari uko muyibona aha ngaha rwose nshatse kuyibegereza neza, ni umuti kandi ukaba n'ikirungo. Uyirebe ukuntu imeze, ugomba gutera ufasha agatabi kamwe ukagashyira mu icupa ririmo amazi rikamaramo hafi icyumweru, riba ryatangiye kuzana imizi, ukaritera mu butaka bwiza burimo agafumbire, kigahita ukaba ufite umuti kandi ukaba ufite n'ikirungo mu rugo iwawe. Rero reka mbifurize kurya neza, kugira umubiri mwiza uzira umuze, mwifashisha iki kirungo, kikaba n'ikinyobwa mu ngo zanyu, mu byo kurya bya buri munsi. Ibi ntabwo bigombera umukire cyangwa umukene, ibi ntabwo bigombera amafaranga menshi. Icyo bisabwa gusa ni ukuba wowe ubwawe wumva ko ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umubiri wawe ukanyarara, cyatuma diyabete igumya kwamamara mu mubiri wawe, kanseri iba akarande mu mubiri ndetse no mu muryango, kandi umuti tuwifitiye. Iyi romari cyangwa rosemary bamwe bita ngo ni ti, iboneka ahantu, hari n'abantu batazi icyo ari cyo. Ndagira ngo rero mwebwe munkurikira kuri Gubwa Neza TV mwege kuyikoresha. Ahangaha rero mu by'ukuri reka mvuge ngo abariho nsoreza isomo ry'uyu munsi, romari ibe igisubizo ku ndwara nyinshi abantu baba bafite, kandi mu by'ukuri nizere neza kuko muzampereza ubuhamya mwumvira kuko nyene uyu muti wagize akamaro. Ahangaha rero niho ngiye gusoreza inyigisho y'uyu munsi, babwira bati iki ni ikinyobwa kikaba n'ikirungo ariko kibumbatiye kurwanya indwara nyinshi zonona uyu mubiri wacu, tukanazitangaho akayabo k'amafaranga. Twirinde gutanga akayabo k'amafaranga ku ndwara zarindwa n'ibirungo turya cyangwa se zarindwa n'ibinyobwa tunywa. Murakoze. Ni Revera na Kerete Habyarimana, hano twari turi kuri Roho Nziza Tura Umubiri Muzima kuri Gubwa Neza TV. Iby'umwuka burya ntabwo bigomba gusigana n'iby'umubiri kuko byose ni magirirane. Umwuka mwiza utura mu mubiri muzima, umubiri muzima nawo niwe ukwiye kwakira umwuka w'Imana. Imana ibahereze umugisha, ndabakunda. Naho ubutaka nzagumya mbereka ubwiza bw'ibirungo dukoresha hano ku rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV, nanabereka ko mu by'ukuri buriya kwirinda biruta kwivuza. Murakoze cyane, Uwiteka ajya akomeza bishimire. Naho ubutaha kandi ndabakunda.